ntibazazima twararokotse. Abanyacyubahiro mu nzego zitandukanye, banyamuryango ba JARG, babyeyi baba bana bacu barumuna bacu ba JARG, ndagira ngo ntangire mbakomeza, nzi ko ku mugoroba nk'uyu buri wese muri twe abafite abo yibuka, imiryango yazimye, abe cyangwa se inshuti n'abavandimwe. Hari umwanditsi w'umuyahudi witwaga Primo Levi. Primo Levi yarokokeye mu nkambi ya Auschwitz ari muto, hanyuma ubuzima buramugora ariko ashobora kwiga. Yanditse ibitabo byinshi. Kimwe mu byo yanditse cyitwa Si c'est un homme, ngo iyo uba umuntu, iyo wibuka kuri umuntu. Hari aho yagize ati, agisoza ati, ntimuzabyibagirwe, oya ntimuzabyibagirwe, aya magambo muyahoze ku mutima, mubitekerezeho iwanyu, muri mu rugendo, mugiye kuryama, mubyutse, mubisubiriremo abana banyu, nubwo inzu yabagwa hejuru, nubwo mwaba mushegeshwe n'indwara, kugira ngo abana banyu batazigera bakora nkamwe. Aya magambo arakomeye kuko aratwibutsa ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, ko iyo isi, itsinda ry'abantu rihuye na jenoside, ritagomba kuyibagirwa. Tugomba kuyivanamo amasomo, buri gihe kuyitekerezaho, kuko irenze imvugo yose ishobora kuvuga. Kuyitekerezaho kugira ngo itazongera. Ariko cyane cyane, niho Primo Levi asoreza ati, kugira ngo abana banyu batazigera bakora nkamwe. Aho ngaho birumvikana ko arabwira abicanyi, arabwira abajenosideri ati, ibyo mwakoze nta mvugo bifite, ni bibi, birenze uruvugiro. Mwokabyara mwe murinda abana banyu gukora nkamwe. No kwibuka rero ni kimwe mu byo bimaze, kugira ngo iyi miryango yazimye namwe mwarokotse mubabera aho batari. Akaba ari isomo ryiza cyane JARG yaduhaye, JARG yahaye igihugu, cyo kuzirikana iki gikorwa gikomeye cyane, kubera aba bantu aho batari, aho badafite uhababera, tukaba ari twebwe tubikora. Ibyo rero ndabibashimiye cyane. Turanazirikana ko barumuna banyu, ubu ni bamwebwe mukitangira ARG muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, niko yitwaga icyo gihe, muri mu batangije igikorwa cyo gukusanya amazina y'abanyeshuri, abarimu, abakozi ba Kaminuza Nkuru y'u Rwanda bishwe muri jenoside. Mu bitangaza, nibuka ko urutonde rwa mbere narubonye mu kwezi kwa gatanu 1997, ariko birumvikana ko rwari rumaze igihe rukusanywa, rusohoka mu kinyamakuru cya kaminuza cyitwa La Source, cyari cy'umuryango wa Kiliziya Gatolika w'abanyeshuri ba kaminuza, ugaragaza abanyeshuri 362 icyo gihe, 362, n'abakozi 135 bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Bikaba byerekana ko JARG yakomeje icyo gihango, yakomeje iyo nzira yo kubera aba Batutsi bishwe aho batari. Byatumye amazina amenyekana, yewe bishyirwa no mu itegeko, kugeza naho byanashyizwe no mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Ngira ngo murabizi, aho irangashingiro ribyibutsa ko u Rwanda, abanyarwanda, tuzahora twibuka jenoside yakorewe Abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni, twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu, twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Iryo ni itegeko nshinga ribivuga. Niho ngira ngo ijambo ryanjye ryibandeho kuri aya mateka, bimwe muri byo mu mwanya mutoya, kuko ntabwo dushobora kumva ubukana bwa jenoside yakorewe Abatutsi, ntidushobora kuyibuka tutagerageje gusesengura, kureba bimwe mu byayiteye, mu byatumye ibaho, kugira ngo binafashe
kwirinda no kuvanamo isomo byatuma isubira. Ibi ni ibintu bikomeye kubera ko jenoside iriho iba na mbere y'uko iba, bamwe mu babyeyi cyangwa benshi mu babyeyi bayishoyemo abana. Ari niyo mpamvu nahereye kuri ijambo rya Primo Levi, abana banyu ntibazigera bakora nkamwe. Bayishoyemo abana ndetse banita amazina biyambura ubumuntu bwabo. Urebye amazina y'abajenosideri hazagira ugerageza gukora ubushakashatsi buto cyane naho yari atuye. Murebe amazina biyitaga. Umuntu akiyita Honyora, Rutuku, Kimashini, Gahoro. Uyu witwa Gahoro ni umuntu witwa Sebatware Marcel. Mujya mumubona kuri Twitter, kuri social media, asakuza cyane. Yaho azayobora uruganda rwa Simerwa y'Icyangugu, ariko yari yise Gahoro, ni nako abantu bamwitaga. Ari umuyobozi engineer wize uyobora uruganda rukomeye. Komine Murambi hariya murahazi, izina rya Gatete murarizi cyane, ariko komine Murambi uretse ibibi yakoze bidasanzwe byo kwica urubozo, yari yarashinze interahamwe z'abagore. Nta handi nzi habaye interahamwe, umutwe w'interahamwe z'abagore zihariye, abagore n'abakobwa, bitwaga interamwete. Izo nteramwete zari interahamwe z'abagore zitera umwete abagabo babo kujya kwica no gukora jenoside. Muri komine Murambi, Gatete na Mwange mugenzi we n'abandi bari bahashinze n'interahamwe z'utwana, abana bato nka bamwe bahoze batwereka bishe bitaga imiyugiri. Abo bana b'interahamwe bitaga imiyugiri n'abana bato b'imyaka 5-6 bajyaga hirya no hino mu bihuru gushakishaho abana bagenzi babo bihishe, bakabazana bakabashyikiriza ba nyina na base bakabica. Ngaho aho igihugu cyageze, aba ni abantu bize kaminuza. Gatete yize kaminuza, yari engineer agronome, ariko ntabwo rero dushobora kumva uburyo imiryango y'abatutsi izima, yicwa igatsembwa ikarangira igera hafi 70,000 mwabivuze, utagiye muri uru rwango muri ingengabitekerezo yigishijwe igihe kinini cyane. Byatanzwe mu buhamya kuri panel banabivuze, hari imyaka tugomba gufata mu mutwe, kuko ntabwo irondabwoko ryahozeho mu Rwanda, ntabwo ingengabitekerezo ya jenoside yavukanye n'u Rwanda, ifite igihe yatangiriye n'abayitangije. Abayitangije bayitangije mu buryo bwa politiki. Muri 57 inyandiko ya manifeste y'abahutu itangira kwandikwa, niyo ntandaro yayo. Noneho hashingwa amashyaka ashingiye ku bwoko. Iyo hashinzwe rero mu gihugu amashyaka ashingiye ku bwoko, umusaruro wayo ni uyu nguyu twabonye. Inyandiko za Gitera, kuvuga izina gusa umuntu atanarebye ubukana bw'inyandiko ze ntabwo bifasha kumva neza ibyo ari byo. Atangiza ubundi aprosoma yatangiye ari ishyirahamwe, hanyuma aho amashyaka ababirigi bemerewe kwajyaho mu kwezi kwa 2 1959, Gitera nawe ishyaka aprosoma ishyirahamwe arihinduramo ishyaka. Yarihinduyemo ishyaka abitangaza ku itariki 15 z'ukwa 2 1959, avuga ati mu Rwanda muri teritwari ya Strida havutse ishyaka ry'ukwishyira ukizana kw'abahutu. Ishyaka ry'ukwishyira ukizana kw'abahutu birumvisha iki? Birumvisha ko iyo umunyapolitiki atangiye ashyiraho ishyaka rya politike rikorera itsinda rimwe, avuga ko haranira imibereho myiza y'itsinda rimwe gusa, ubwo aba yatangiye jenoside. Kuko jenoside itangirira mu gushyira abantu mu mibereho mibi, ugamije ko iyo mibereho mibi bajyanyemo izabica. Gitera yarakomeje muzi amategeko 10 yatangaje ku itariki 25 z'ukwa 9 1959, aho yemezaga ko abwira abahutu ati ntuzongere kwemera cyangwa kwizera umututsi, ntuzigere ujya inama n'umututsi, kamere ku mututsi n'ubushukanyi, ntukagire umubano nawe, kubana n'umututsi no kwihambiraho urusyo, ntuzasambane n'umututsi kazi, ntukabeshye nk'umututsi, amayeri y'umututsi ijye uyagaragaza yose, ntuzibe nk'umututsi, ntukararikire iby'abandi nk'umututsi, cyangwa sohoka ninjire by'umututsi, ni umwaka uteye ubwoba, baragatsindwa i Rwanda. Jenoside ngiye ahangaha hanirimo jenoside ntabwo kwica biza bisoza, ariko irangwa n'ibi bintu byo kwica urubozo,
kubanza kwamura abantu ubumuntu. Urumva muri 59 abwira abahutu ati abatutsi baragatsindwa u Rwanda, ubwo ni ukuvuga ko igihugu si cy'abatutsi, nta bubasha nta burenganzira, ntibemerewe kukibamo, baragatsindwa u Rwanda. Gutsemba rero aba bana umubyeyi Ansira ahoza tubwira mu buhamya bwe, iyo urebye abantu bakoze jenoside abize bayiteguye, jenoside bayikoze bafite imyaka 30, 32, 35 nuko barezwe n'aba bantu. Umuhungu wa Gitera yayoboraga muri jenoside muri 1994, yayoboraga ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi ryo ku Kabutare. Yafashe abana abaha imbunda, arangije ahera ku batutsi bari bavuye ibyumba bahunga, abashyira ku murongo, afata umwe muri bo aramwica imbere yabo. Abandi arangije arabwira ati dore icyo umututsi agomba gukoreshwa, namwe ni mubikore. Arafunze uwo mugabo, ariko yabyigiye hese, yabyigiye ahangaha. Nkeka ko nako sinkeka ndabyemera. Ni ngombwa gutanga ingero nk'izi kugira ngo twumvishe ko umwana icyo umureze ni nacyo abahanzi bavuze mu kanya, icyo umuhaye nicyo atora. Umureze muri uru rwango nta kindi azaba, azumva nyine ko kwica wa mwana w'umututsi ari byiza, anabitoza abandi. Umuhungu wa Mpamo Esdras George Rutaganda yari umwe mu bayobozi bakuru b'Interahamwe. Dufite akanya umuntu akabereka ibyo Mpamo yagiye akora kuva ari prefe ku Kibuye Cyangugu, ari burugumesitiri wa komine Masango, ni ibintu biteye agahinda. Umubyeyi Ansira ahoza tubwira ati Musenyeri Bigirumwami yarademisiyonye, nta kanya dufite ariko tuzabiganire. Uriya Musenyeri Bigirumwami bari baramubujije amahoro. Prefe Ngirabatware Pascal ari prefe wa Cyangugu muri 1963 yaciye iteka ko Musenyeri Bigirumwami kugira ngo ashobore kuva ku Nyundo, muzi ko diocese gatolika ya Nyundo yari ifite prefeiture 3, Gisenyi, Kibuye na Cyangugu, ko kugira ngo Musenyeri Bigirumwami n'abapadiri be n'ababikira bashobore kuva ku Nyundo bagiye muri prefeiture, bagomba gusaba icyangombwa laissez-passer, cyangombwa cy'inzira, bakacyaka prefe. Nukuvuga bakacyaka prefe ku Gisenyi, bagera ku Kibuye bagashaka prefe wa Kibuye kugira ngo bashobore kugera icyangugu. Byaramunaniye bikamunaniza rwose kuko barakimwimaga. Musenyeri Bigirumwami aza no kugeraho, n'urugero rumwe mfashe, kubera ko Ngirabatware yisha abantu cyane muri 1963, igihano yabonye amuha nuko umunyaga amasakaramentu, nkunyaza amasakaramentu mu buryo bwa burundu. Ariko Musenyeri Karibushe yaje kongera bimusubiza, ariko n'urugero naguhaga rukwereka uburyo Bigirumwami yaravunitse cyane. Nakomerezaga kwa aya mashyaka yanatumaga Ngirabatware bakora ibi ngibi, ni rwa rwango yashinze. Ubwo Parimehutu nayo aho iziye iza itangira gushingwa mu kwezi kwa 9 muri 1959, nayo umurongo wa politike yafashe ni umurongo wa politike w'irondabwoko ryeruye. Kayibanda ashinga ishyaka rye, hari igice kimwe kiri muri disikuru yavuze avuga ati ishyaka ryacu rirareba inyungu z'abahutu bakandamijwe, bagasuzugurwa, bagapyinagazwa na Gatutsi w'umunyamahanga wigaruriye igihugu. Tugomba kubura umuriro rwa rubanda nyamwinshi, tugomba gusubiza igihugu bene cyo, igihugu ni icy'abahutu. Mwumve mwishingwa ry'aya mashyaka ya politike mutabyumvise ko jenoside yariho iki gihe, iyo Kayibanda n'abaparimehutu be bemeje bati igihugu ni icy'abahutu, abatutsi n'abanyamahanga nta burenganzira bagifiteho, jenoside bihari ngiyi. Ibyakomeje rero byo kubahagurutsa mu mashuri kuzuza za fiche signalétique yari continuité, kwari gukomeza iyi politike y'urwango y'ingengabitekerezo ya jenoside yari hari. U Rwanda akaga rwagize ni uguhura n'aya mashyaka, ni ukuyoborwa n'abantu nka Kayibanda, abantu nka Bagitera n'abandi. Kuko no muri politike yose ya Parimehutu yose icyarimo n'urwango. Duhereye kuri manifeste yayo, mbaho urugero kuri manifeste ebyiri. Manifeste niyo programme politique y'ishyaka iryo ari ryose. Programme politique ya Parimehutu ya mbere, reka mpere kuri nimero ya 3, iza mbere mbe nzihoreye. Nimero ya 3 yasohotse mu mwaka wa 1964 ku itariki 21 z'ukwa gatandatu 1964. Nyaga ko benshi muri twe hari abari bataravuka, je nari mfite umwaka umwe, ariko murumva ni kera. Dore ibyo yavugaga: Parimehutu yishimiye kandi ishima
abaparimehutu b'ukuri ko guhera mu mwaka w'1959 parimehutu itigeze ihwema kurangiza porogaramu yayo ariyo kwinjiza agahutu mu mashuri yisumbuye. Ni ukuvuga kwinjiza agahutu mu mashuri yisumbuye bivuze ko utari umuhutu ntagomba kujya mu mashuri. Parimehutu iriho irabyishimira, bishyize muri porogaramu yayo kandi ikishimira ko byagezweho. Ntabwo iriho yishimira ko abanyarwanda yabageze mu mashuri, gahutu gusa. Irakomeje, parimehutu igomba kwirinda ibyayisopanyiriza biturutse inyuma y'igihugu. Ubwo bavugaga inyuma y'igihugu ni ukuvuga b'abatutsi bari barahunze muri 1959. Ati igomba gukora ibyangombwa byose kugira ngo yuzuze amatwara meza yo muri 1959. Icyo bita amatwara meza ni kwa kwica abatutsi, ni ukubatoteza, ni ukubahungisha, ni ugutuma bahunga igihugu, niyo matwara meza. Bagakomeza bati izihatira kujijura abaparimehutu cyane cyane abarwanashyaka bayo. Ni ukuvuga ko ishyaka riri ku buyobozi, riri ku butegetsi, ntabwo ririho ryumva ko rigomba gukorera abanyarwanda. Ririshimira ko rikorera igice kimwe gusa cy'abanyarwanda, kandi ko aribo cyonyine gishinzwe kujijura, ko abandi babagenewe kwicwa no gupfa. Nimero ya kane, izi manifeste zasohokaga buri gihe nyuma y'imyaka 5. Ko hashize imyaka 5 bagakora isuzuma bakagena manifeste ikurikiye. Manifeste ya kane yasohotse ku itariki 7 z'ukwa gatandatu 1969. Dore nabyo ibyivuga icyo parimehutu yishimira. Parimehutu irishimira ishema rikwiriye igihugu cyose, rirebera igihugu cya gahutu aho aturuka hose, wibohoye ku ngoyi y'ubuja. Rirebera igihugu cya gahutu. Ngira ngo hano muriho murumva impamvu nakomeje gutsindagira ko jenoside iva mu ngengabitekerezo. Hano irahari. Iyi ni jenoside, igisigaye ni ukwica gusa. Ariko Kayibanda we nakoreshaga ijambo avuga ngo abatutsi azabica uruyengeyenge. Ibi rero ni ukwica uruyengeyenge. Iyi ni jenoside y'uruyengeyenge. 73 umubyeyi Ansira yivuzeho. 73 bisha abatutsi nanone bazanye buri gihe kwica bizana ni icyitwa urwitwazo. Haba urwitwazo. Muri 59 bitwaje ko mbonye umutwe yakubiswe urushyi mu by'Imana. Ariko yongera umwanya rero kubereka ko kwica abatutsi 59 byari byarateguwe guhera mu kwezi kwa 5 kwa 6 59. Inyandiko zivuga ko bazicwa zari zihari, zandikirwa Ababiligi. Kumukubita urushyi byabaye urwitwazo. 63 bica abatutsi ubufundu bunyambiriri n'ahandi henshi, hitwajwe ko hari impunzi z'abatutsi zateye mu Bugesera hirya ngahiga ko hicwa abantu b'inyamagabe. Ibyo nabyo byari urwitwazo, kuko hari raporo z'inzego z'iperereza zerekana ko guhera mu kwezi kwa 9 63 leta y'u Rwanda yari izi ko inyenzi zizatera. Yewe bohereje na delegation i Burundi ijyayo mu kwezi kwa 9 muri 63. Inyenzi zizatera mu kwa 12. Iyo delegation y'u Rwanda yari iyobowe n'uwayoboraga iperereza wo mu Bubiligi witwa Major Turpin, ari kumwe n'uwari ukuriye polisi y'u Rwanda witwaga mu Bubiligi François. Bakora raporo yuko inyenzi zari zigiye gutera, abarundi barazibuza, ariko ko ibyo bitero bishobora kuzongera kuba. Iyo bavuyeyo hahise haba inama z'abaperefe, abaministre bakabayobora, bababwira bati inyenzi zizaza, nizimara kuza muzahite mwita abatutsi ahantu hatandukanye. Numva ibi rero byose byari urwitwazo. Muri 73 none ari ingeze 73 nanone haje indi ngengabitekerezo, ariko hari vanze n'ibintu bibiri, kuko hari abantu mu majyaruguru bashaka gukorera kudeta Kayibanda. Ariko Kayibanda nawe n'abandi baparimehutu be hari imyiryane bafitanye. Noneho buri gihe ikibazo cyitirwaga abatutsi. Nibwo rero bazanye ngengabitekerezo yo kuvuga ngo hari myopie sociale, niko yiswe. Myopie sociale ni kuvuga ngo ni ubuhumyi bwa rubanda. Rubanda nyamwinshi irahumye, abatutsi babaye benshi mu mashuri, nitudahumuka ngo tubirukane, tubikize, tubice, bazongera batwigaranzure. Noneho iyo ngengabitekerezo ya myopie sociale ishingirwaho mu kwirukana abana mu mashuri, abana b'abatutsi mu mashuri no mu mirimo. Nyamara statistike nkuko zinabyerekana, imibare yari yaragabanutse cyane ku buryo bari 9% muri 72 bari muri secondaire. Icyo gihe rero hanabaye n'ikintu kidasanzwe, kuko banirukanye na bamwe mu bahutu bakekagaho ubututsi, niko byiswe. Abahutu bakekwaho ubututsi barirukanywe, ariko bagera iwabo muri komine babona indangamuntu yerekana ko ari abahutu banyabo buzuye, bakagaruka mu ishuri bagasubizwamo. Izo nazo za raporo zirahari, nabinatangaje. Hanirukanywe abana b'abantu bakomeye.
uyu Giterane babwiraga, umuhungu we wigaga muri Saint André baramwirukanye, umuhungu wa Mbonyumutwa wagiterekaga muri Sturwa nako, wa Mbonyumutwa Kigufi Thomas wigaga muri Saint André nawe baramwirukanye, umukobwa wa Kayibanda Asumuta wigaga ku Kibuye baramwirukanye, ariko bageze iwabo nyine bagaragaza ibyangombwa ko ari abahutu basubira mu mashuri. Aha ngira ngo ndabivuga mbereka imiterere y'ubutegetsi bubi icyo bukora naho bugeza. Bakoze ibintu bibi kuko dufate nk'Ikabgayi. Kabgayi hari nyakwigendera Frere Jean Damascene Ndayambaje kuba mumenye, yari afite ubuhamya buremereye, yarabudusigiye bwanditse, yagaragaje uburyo muri 73 abanyeshuri barateye bavuye Ishyogwe no mu Byimana batera Ikabgayi, baraza bamenesha bagenzi babo batutsi biga Ikabgayi, banatera mu kigo cy'abafurere, nawe arakubitwa nabi cyane, ariko bafashe umufurere muremure w'umututsi witwaga Kabanda bamuvanamo amaso ari muzima abona. Ibyo bikorwa n'abanyeshuri. Abo banyeshuri bakoze ibyo nibo baje bajya mu nzego z'ubutegetsi. Ntibigomba rero kubatangaza kubona Leo Mugesera, Ferdinand Nahimana n'abandi baraje bagakora ibyo. Nibo bigaga muri 73 no bigaga amashuri yisumbuye, nibo bayoboye ibyo bikorwa. Reka bigeze rero ngira ngo ibyo birerekana iki cy'ingenzi ntarambirana cyane, birabereka ko mwashimiye inkotanyi, tujye duhora tuzishimira twese kandi iteka, ntibizarorera. Inkotanyi nazo zizabuhoraho nk'Imana, tuzahora tuzishima iteka, niko bimeze. Kuko birabereka ko urugamba rwo kubohora igihugu rwari ngombwa kurutangiza muri 90. Byari ngombwa, igihugu cyari kigeze habi. Izi ngero nabahaye zirabereka aho igihugu cyari kigeze, cyari cyarapfuye nabi, urupfu rubi. Zimaze rero gutangira urugamba rwo kubohora igihugu, ho mwari bakura benshi, leta yongeye gutangira gutegura no gutsemba abatutsi, ibishyira mu nzego zose z'imiyoborere y'igihugu. Ijambo gutsembatsemba rirakoreshwa n'ibinyamakuru, rikoreshwa n'ingabo z'igihugu, rikoreshwa n'abanyapolitike, hose gutsemba abatutsi biba intero. Mbaho urugero rumwe, ikinyamakuru Kangura, ndabaha ebyiri. Ikinyamakuru Kangura muzi ko ari cyo cyagaruye amategeko 10 y'abahutu muri 90 mu kwezi kwa 12, ariko ku itariki 9 z'ukwa 2 1991 Kangura yareruye yandika ko abatutsi bazatsembwa. Ubwo ndagira ngo mbereke ko rwa rwitwazo bajya babwira ngo indege. Itariki 9 z'ukwa 2 1991 Kangura yaranditse ngo mureke tumenye ibyitso by'inkotanyi n'abashyigikiye FPR, abo ni abatutsi, maze mureke tuzabatsembatsembe. Turi muri 91. Iyo rero abantu nk'aba batangiye kwigisha urwango rufite ubu buremere, ntihagire ubakumira. Leta ntibahannye, irabashyigikiye, abanyamadini ntibabamaganye, abantu bahawe rugari. None urubyiruko rwakora iki kindi? Urubyiruko ruzayoboka rwumve ko kwica gutsembatsemba abatutsi ari ishema. Kangura yarakomeje, ubwo niyo nafashe urugero ko n'ibindi binyamakuru byinshi twabivuga. Kangura nimero yasohotse mu kwezi kwa 2 1994, ni Kangura nimero 54. Yarongeye isubiramo nka bimwe bya mbere, ariko ibishimangira ivuga iti ibyitso by'umwanzi birazwi neza. Rero inyenzi zagombye kumva ko ziriho zikora ikosa, bazatsembatsembwaho. Impamvu Kangura yanditse ngo ibyitso by'umwanzi birazwi neza nuko mu kwezi kwa 2 1994 liste z'abatutsi mu mujyi wa Kigali zari zaramaze gukorwa, bazi naho batuye, urugo ku rundi, karitsiye ku yindi, n'abashinzwe kubica barabagennye, baranabahaye intwaro. Ibyo ngibyo n'umwe mu bari bakuriye intera hamwe, Jean Pierre Turatsinze Abubakar, yabyohereje General Dallaire, arabimwereka plan yose uko imeze. Dallaire asaba umuryango w'abibumbye yuko izo ntwaro bazifatira bakabuza intera hamwe gukora icyo gikorwa, ariko umuryango w'abibumbye waramwangiye. Nibyo rero Kangura impamvu yabyandika ngo barazwi, abatutsi bari bazwi bose aho bari, nabo batishe nkuru ya Mubyeyi Nsira, ni amahirwe adasanzwe. Noneho mu gisirikare hari inyandiko mutazi cyane wenda iyo muzi,
niyo mu kwezi kwa cyenda yasohotse ku itariki 21/1992 yasohowe n'ingabo z'u Rwanda, isinywa na General Nsabimana waziyoboraga, aho bagaragaje umwanzi wari we, umwanzi w'u Rwanda n'umututsi, noneho n'undi wese umuha ubufasha nawe n'umwanzi w'u Rwanda. Ariko mbere yaho ku itariki 27 z'ukwa karindwi 1992 wari ukuriye urwego rw'iperereza rwa gisirikare Lieutenant Colonel Anatole Nsengiyumva. Icyo gihe Arusha hari hamazwe gusinywa igice cy'amasezerano cyemeranywaho uburyo ingabo zizahuzwa, ko ingabo za FPR Inkotanyi zizinjizwa mu gisirikare ku gipimo cya 40%, hanyuma na 60% mu rwego rw'ubuyobozi bw'ingabo. Ibyo rero ingabo z'u Rwanda zarabyanze pe, intagondwa zarimo. Noneho Anatole Nsengiyumva wari ukuriye urwego rw'iperereza rwa gisirikare yandikira Habyarimana amuha asa nk'umwiyama rwose, anamwereka ko niba ayo masezerano ashyizwe mu bikorwa nk'uko yemeranyijweho, ko ingabo z'u Rwanda ziteguye gutsemba abatutsi n'undi wese wabigizemo uruhare. Abimwandikira muri aya magambo ko ubwo ni agace gato nafashe kuko iyi ni ibaruwa ndende kandi yo mu Gifaransa, ngo ingabo z'u Rwanda ziteguye gutsemba abatutsi. Mwumve neza, turi mu kwezi kwa karindwi 1992, ziteguye gutsemba abatutsi n'abandi bayobozi bagize uruhare mu guteza ibyo bibazo. Baravuga ngo niba uwo muperezida, ngo ni Habyarimana babwira, niba uwo muperezida atarengeye abantu be, natava mu byo arimo vuba azisanga ari wenyine. Baravuga ngo niba umukuru w'igihugu adashaka kuzuza inshingano ze zo kurengera igihugu, azegure abandi babikore. Birumvikana rwose ni menace bariho bashyira Habyarimana ku buryo bugaragara, byerekane ko Habyarimana uyu mugambi nawe yarawemeraga, ariko no kuba baramwishe abagosora Nsengiyumva n'abandi bankundiye ntibemeraga yuko inkotanyi zishobora kuza zikajya mu gihugu zigasangira nabo ubuyobozi. Bahitamo kwica Habyarimana kugira ngo ube rwa rwitwazo rwo kugira ngo jenoside yarurangiza bayikore. Urwitwazo nagerageje kubereka ko ari ikintu bakoreshaga iteka. Nsoza rero bavandimwe b'abanyamuryango ba GRG, nifuje gutanga izi ngero nkeya zifatika za bimwe mu bimenyetso by'amateka mu rwego rwo kugaragaza ko kwica abatutsi kugeza ku rwego rw'imiryango irenga 15,000, abantu barenga 60,000 bazimye burundu barimo abana b'impinja, atari impanuka yagwiriye igihugu cyacu, ahubwo byavuye kuri politike mbi, byavuye kuri gahunda igendera kuri uwo murongo. Muzahora rero mushimirwa kuba ari mwe mwabaye ku isonga yo gutangiza iki gikorwa ngarukamwaka cyo kwibuka abo batutsi, kubarinda kuzima nubwo batagihari imbona nkubone. Leta y'u Rwanda ishima kandi ishyigikiye ibikorwa nk'ibi byo kuzirikana amateka nk'uburyo bwo guhora duhanze ijisho aho u Rwanda rwavuye, ngo biduhe imbaraga zo kurinda ibimaze kugerwaho mu myaka 28 jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe. Ubu turishimira ko kubera imiyoborere myiza na viziyo igihugu cyacu gifite, iha buri munyarwanda wese agaciro n'icyubahiro kimukwiye, amateka mabi ya kera twamaze kuyasohokamo, tukaba turiho dushimangira ubumwe bw'abanyarwanda dukomora mu binyejana birebire. Ubumwe bwarangaga abakurambere bacu mbere y'imikwa ry'ingengabitekerezo ya gikoroni n'ubutegetsi bw'urwango n'amacakubiri bwaranze iziswe Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Ubu tumaze gutera intambwe nini mu kusigasira ubumwe bwacu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi igahitana abarenga miliyoni. Intego n'amahitamo yacu abanyarwanda yo kwita cyane cyane kuri ejo hazaza h'u Rwanda tugomba kubishimangira, turushaho guharanira ko ubumwe bwacu butongera gusenyuka, dushyigikira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu ndetse tubufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Shoje nongera kubizeza ubufatanye, mwana bisabye, nongera kubizeza ubufatanye mu bikorwa byanyu byiza mukora hagamijwe gusigasira amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, guhangana n'ibikomere byasizwe n'aya mateka bigatera ingaruka zitandukanye kuri benshi mu bacitse ku icumu rya jenoside, cyane cyane abatishoboye. Tuzakomeza gukora uko dushoboye kugira ngo uwarokotse adaheranwa n'agahinda, ahubwo agira ishema ryo gufatanya n'abandi kubaka u Rwanda ruzira kuzongera kumenekamo amaraso ukundi. Namwe kandi mukomeze kwegera, kuganiriza, gufasha
no kuba hafi bamwe mu banyu bajya bagira intege nke zitewe n'ayo mateka. Mwiyame abashaka gukoresha abacitse ku icumu rya jenoside mu nyungu zabo bwite, bibereye mu mahanga, batanaheruka gukandagiza ikirenge cyabo mu Rwanda, ariko bakaba mu bikorwa bibi byo gushaka kugira abacitse ku icumu iturufu yo gukwiza ibinyoma byabo na politike ya mpemuka ndamuke. Nyamara benshi mu bakora iyo politike ya mpemuke ndamuke barimo abarihiwe amashuri na leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda iyobowe na FPR Inkotanyi. Bamara kugera mu mahanga bakibeshya ko batazakenera u Rwanda kandi ari rwo rwabakamiye, ari narwo rubeshejeho ababo. Dufite ingero zitari nkeya z'abo bantu kandi namwe murabazi. Mukore rero umukoro wo gufasha abanyamuryango ba JRG kutaba ijwi ry'abavugizi ry'ababihemu. Aya mahitamo ni nabwo buryo bwiza bwo kwibuka imiryango yazimye, tuyiha icyubahiro, kuko gusebya no gusenya leta yatumye dushobora kubibuka no kubunamira byaba ari uguha icyuho ababishe bakabatsemba, nk'uko nabigarutseho muri ijambo ryanjye. Nongeye kubifuriza gukomera no guhora mufite imbaraga zo kwibuka twiyubaka, tunubaka u Rwanda rwa twese. Mugire umugoroba mwiza n'ijoro rihire.